abantu bakagenda bakajya mu kabari bakanywa bagasinda bamara gusinda umwe agakubita undi cupa icyaha kikaba kirabaye icyaha cyo gukubita cyangwa gukomeretsa biturutse ku bushake abashinzwe gukurikirana ibyaha bagatangira inzira yo gukurikirana ubwo ikibazo cyatangiye bari babiri mu kabari iyo bidagezaho biba byamaze kubarenga umuryango wo kwa kanaka umenya ko kanaka yakubise umuntu wabo wo kwa kanaka nawe ukamenya ko kanaka bayitwaye umuntu wabo mu nkiko rimwe na rimwe wenda kanakurikirana afunzwe noneho bikabibaye bikurushaho nyirakabari n'abanyweraga muri ka kabari baje mu gutanga ubuhamya nabo bakabyinjiramo utanga ubuhamya bw'uko ari wamukubise utanga ubuhamya bw'uko yabeshya batamukubise bataza yakomerekeye ubwo tumaze kurema ibice bibiri abana bacu biganaga ku mashuri bagasigara barwanirayo umwe ati papa wacu mwaramufungishije undi atari ko namwe papa wanyu mwaramukubise abadamu babo bahuriraga mu isoko bageraho bagatonganirayo cyangwa no bakaba banarwanirayo icyo ndimo nshaka kuvuga nuko cya kibazo cyatangiye ari icy'abantu babiri rwose biturutse ku businzi bidafite ikindi kibazo kindi bagiranye bimaze gukururamwe abantu benshi kambabwire inkuru imwe numvise inkuru y'umuntu waturukaga ahantu mu ntara imwe agahora aza ahantu ku rukiko buri munsi akavuga ati ngewe ndashaka perezida w'urukiko umuntu ngo aza kumaza atari ko muzehe yari umubyeyi ukuze ngo aramubaza atari ko kuhora ahangaha buri munsi urashaka iki aramubwira ati genda ndashaka perezida ati mfite ikibazo noneho mu kumuganiriza aza gusanga ngo afite ikibazo cy'umuntu kimwe nigeze kuvuga cy'abantu babangikanye imirima aravuga ngo yaramurengereye ati se aramubaza undi mu kumubaza aza gusanga rwose ni igice gito cyane ngira ngo kitarimo na metero kare zingahe nubwo yamubwira ati igisuka aramubwira ati iminsi umaze uza ahangaha kuri urukiko byonyine amafaranga ukoresha y'urugendo yari buba yaraguze aho hantu nk'ahandi henshi hangana nkaho noneho uwo musaza ngo aramubwira ati ndabizi ariko nanga gasuzuguro ibibazo byinshi byari byerekeranye n'izungura abana bavuga ngo ababyeyi babimye iminani ariko burya no mu itegeko bashaka kuzungura ababyeyi bagihari yego ugasanga abantu bari kwitiranya impano izungura n'iragi iryo ni rya tegeko ry'umuryango ni iki twaba twarahombye mu buryo bufatika kuba tumaze imyaka ingana gutya tukiri mu butabera nsenyasano tukaba tugeze mu butabera nsanasano ibyo sosiyete nyarwanda yaba yarahombye mubibona muti bakunzi ba KOP rero twongeye kubifuriza ishya n'ihirwe murabizi ko umwubatsi muzima ni Premium Construction Group ahantu ho kuruhukira ni Vista Kigali kandi inzu nziza urayisanga Maranyundo aha turi ni ku kirwo ni Nyamirambo aho ari urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge abantu bibuka mu mateka za 2003 2004 aha niho haburaniye uwahoze ari perezida wa Repubulika y'u Rwanda Pasiteri Bizimungu ayo ni amateka kuba aha rero niho hahindutse ikigo cy'ubuhuza ariko tubyita cyitwaga Alternative Dispute Resolution mu myaka 2 ishize murabyibuka turi kumwe na Minisitiri w'Ubutabera Dr. Ugirashebuja Emmanuel ubwo twataga kino kigo aha rero niho habera ibikorwa ihuzabikorwa by'ubuhuza Alternative Dispute Resolution bivuga ngo ni ubundi buryo bwo gukemura impaka hatisunzwe inkiko ariko hano uno munsi twemeje ko bihinduka bikaba appropriate ntabwo ari ubundi buryo ahubwo nibwo bwibanze uburyo bukwiye bwo gukemura amakimbirane hatisunzwe inkiko nkuko mugenda mubyumva mu bantu twagiranye ikiganiro ari abo muri komisiyo yo kuvugurura amategeko ari abo mu maklabu y'ubuhuza akorera muri za kaminuza zirenga 12 ziri mu Rwanda twaje kwakira uno munsi bose bagaruka kuri cya kintu cy'ubutabera nsanasano ubutabera nsanasano ni bwa bundi budatwara umwanya budatwara amafaranga budashyira muri gereza budafata umwanya umucamanza kandi butazana gasenya miryango hahandi abantu bahora baburana bagahora bashoreranye abajya gutanga ubuhamya bagashorerana bagataha bakimbirana wowe washyigiye kanaka wowe washyigikiye kanaka ibyo byose bigateza amakimbirane bigahera ari abantu babiri bikagera ku muryango bikagera no ku misozi hafi no kugera ku bihugu ibyo rero ni gahunda nkuko
wahoze ari wahoze ari perezida w'urukiko rw'ikirenga Sam Rugege, Professor Sam Rugege yabivuze ko u Rwanda rwahisemo amahoro. Amahoro si ukuvuga ko nta amasasu yahagaze, amahoro si ukuvuga ko umuntu yariye. Amahoro akenewe ku mubiri, mu mutima, mu mutwe, mu mufuka, impande zose. Amahoro rero ntashoboka abantu bahora baburana. Buri munsi nashatse ndaguza itike yo kujya ku rukiko runaka, natsindwa simbyemere nkajya kujurira, undi nawe akajurira, tugahora muri urwo imyaka 3 n'itanu tujya kuburana, tukagurisha inka kugira ngo tujye kuburana inkoko, kandi noneho byose bikanarangira imiryango yasinzikariye. Umuntu mwaburanye biragoye mu Kinyarwanda, uko tuzi umuryango nyarwanda, niba mwaraburanye umwe agafungisha undi cyangwa umwe agatsinda undi, ubwo ni hahandi uzaca ku irembo imvurigwa ntibakugamishe, n'ahandi uzasaba umugeni bamukwime kubera ko mwaburanye, n'ahandi uzasaba amazi bayakwime kubera ko mwaburanye, n'ahandi utazanywa mu gikatsi, n'ahandi utazabyara muri batisimu, n'ahandi utazaruha ufite umutwaro ku mutwe ngo hagire ukwakira. Imanza ntacyo zatugeze, imanza ziciye mu nkiko ntacyo zatugejejeho gihambaye, usibye kugira abantu batakaje umwanya n'ayo makimbirane akurikiraho, abamwe bari muri gereza, abandi bagemura, umwe uwatsinzwe agafungwa, umuryango we ukajya kumugemurira, abana bakata amashuri, sosiyete ikagomba kubitaho, na wa wundi wakabaye yasigara kuri rwa rugo adashobora kuhaca ngo agire umusanzu yahatanga kubera ko ari ukubera ko baburanye. Niyo rero amahame y'ubutabera nsanasano, nibaza ko kuba igihugu cyacu cyarabihisemo bigashyirwa mu mategeko. Madamu muratangira mutwibwira, turashaka kuganira kuri iki gikorwa cy'uno munsi cyo gutangiza club ya ADR y'ubukemurampaka butisunze inkiko mu mashuri ya za kaminuza, hanyuma mutubwe kuri kino gikorwa nuko n'umusaruro kitezweho. Murakoze cyane. Nitwa Dushimana Claudine, ndi perezida wa komisiyo y'u Rwanda ishinzwe ivugurura ry'amategeko. Iki gikorwa cy'uyu munsi navuga ko ari igikorwa cy'ingirakamaro cyane mu rugendo rwo gushyira mu bikorwa politiki ebyiri navuga zituganisha ku butabera nsanasano, nk'uko byagumye bigarukwaho, harimo nyine iyo politiki yo gukemura amakimbirane hatisunzwe inkiko, ariyo yagumye kwitwa mu rurimi rw'icyongereza Alternative Dispute Resolution, ariko kikanakora no ku yindi politike mpanabyaha, Criminal Justice Policy. Izi politike zombi zikaba ari politike zemejwe na guverinoma y'u Rwanda mu mwaka wa 2022. Mu kuzishyira mu bikorwa rero harimo n'ubundi byinshi bikorwa birebana n'amategeko ashyirwaho, birebana n'inzego n'imikorere yazo, ariko ari naho haza by'umwihariko iki gikorwa turimo uyu munsi cyo gushyiraho izi clubs mu mashuri, muri za kaminuza, zishinzwe n'ubundi kwimakaza cyangwa se guteza imbere ubwo butabera bwunga, ubwo butabera nsanasano. Navuga rero ko icyo warubajije, ese kitezweho uwuhe musaruro? Ni umusaruro ukomeye. Umusaruro ukomeye kuko iyo tuvuga ubutabera tuvuga amategeko, tukavuga abanyamategeko. Aba banyeshuri rero nk'uko mwabyumvise bagenzi babo babivuze, benshi muri bo n'ubundi n'abarimo biga amategeko, ariko banarimo n'abiga ibindi, ubuganga, ibarurishamibare, byinshi bitandukanye biga. Icyo ubwacyo ni ikintu cyiza kuba izo clubs cyangwa se aya matsinda yabo atarimo gusa abanyamategeko, ahubwo arimo n'abandi bantu biga ibitari amategeko. Iki ngiki kuri jye mbona ni ikimenyetso cyiza cy'uko iyi politike imaze kumvikana, aho nyine igihugu kiriho gishaka gushyiraho izo ngamba, ubwo buryo butandukanye bw'uko ibibazo mu bantu, amakimbirane mu bantu yajyaga igihe cyose akemurwa mu nkiko. Uyu munsi noneho hari n'abantu batiga amategeko bumva bashishikajwe no kwinjira muri izo clubs, bumva bashishikajwe no kwinjira muri urwo rugendo turimo. Kuri rero mbona ni igikorwa cyiza kandi kisezweho umusaruro munini cyane, kuko ubwo aba banyeshuri ejo nibo bazaba bari abanyamategeko, ejo nibo bazaba bari abayobozi mu nzego zitandukanye, ejo nibo bazaba bariho bakora mu bigo bitandukanye, byaba ibya leta n'ibya bikorera. Ubwo bitubwira ngo aho hose tuzaba dufitemo abambasaderi, tuzaba dufitemo abo bantu bariho baharanira ko tugera kuri ubwo butabera nsanasano. Ni ijambo rikomeye, ni ijambo rikomeye. Warikomozaho mu buryo bwagutse, ariko wageze gutanga urugero rw'abantu basangiraga bajya mu manza, imiryango iratana, imisozi iratana, tugaruriye aho hantu muri iriya mudi numvaga hameze neza cyane.
iyo sanasano dutegereje muri ADR. Yego, nari mvuze ngo iri ni ijambo rikomeye ariko nyine ribumbatiye risobanuye aho turiho tugana, ubwo butabera turiho twifuza, kuko waruvuze wenda ibyo twavuzeho kare mu muco w'abanyarwanda, Rwanda rwa kera rwose kuva kurambere bacu igihe cya mbere y'ubukoloni, ubutabera bwahozeho ariko butari mu buryo nk'ubu dufite uyu munsi bw'inkiko. Ndaza kugaruka kuri abo bantu babiri waruvuze, aho hakoraga ubwo buryo n'ubundi bw'abantu gukemura ibibazo hagati yabo. Jewe nawe twagiranye ikibazo tuguhamagara abavandimwe babiri bakatwunga, tukongera tukubaka ya sano. Iki kintu cy'isano numva ari ikintu gikomeye cyane. Ibi rero twaje kubitakaza nyine hatangiye ubu butabera twazaniwe n'abakoloni. Buvuga ngo iyo twagiranye ikibazo je nawe dukwiye kujya mu nkiko, urwego rukomeye rwose rwashyizweho, tukumvwa n'abantu batatuzi, batubonye uwo munsi, batazi uko dusanzwe tubaho, kandi bikarangira bavuze bati wowe uratsinze, wowe uratsinzwe. Ibyo ngibyo ubwabyo buriya jewe utsinzwe njyana ikintu, niyo mpamvu ubona tujya mu manza tukajurira, umuntu akazara mu rukiko rw'ibanze, akazagera rwose mu nzego zose uko zateganijwe n'amategeko, kubera ko ntabwo arumva yemeye ikintu cyavuye muri za manza. Aho rero niho tugarukira kuri iyi sano. Iyi sano yamaze gusenyuka, iyi sano yapfuye, kandi buriya iyo ubirebye ku kigereranyo kinini cyane, abantu birangira bagiye mu manza ntabwo ari abantu baba ari abanyamahanga umwe ku wundi, ni abantu bari basanzwe baziranye, ni abantu bari basanzwe ari inshuti, ni abantu bahuriye mu muryango umwe, ni abantu se bakoranaga, byanze bikunze hari ahantu tuba twahuriraga. Noneho bikaza kugera igihe nyine haza cya kibazo, duhurira ku isoko imwe aho tuvoma, isoko ni rimwe, dusengera hamwe, ikibuga cy'umupira abana bacu bakinaho ni kimwe. Noneho hanyuma rero isano igasenyuka. Isano rero isenyuka, d'abord isenyuka cya gihe nyine ikibazo kibaye. Twari tubangikanye imirima, ejo ugahinga nkavuga ntariko wakubise isuka mu murima wanjye wandengereye, ikibazo kikaba kirabaye. Noneho ubutabera twazaniwe nimba ariko nabwita, bakatubwira ngo jya mu rukiko rugusubize hahantu hawe yakubise isuka, tukajya mu rukiko. Abaturanyi bagahamagazwa batese koko uyu murima, uyu muyenzi wari mu murima wandi, bamwe bati bari mu murima wa Claudine, abandi bati bari mu murima wa kanaka. Ubwo urumva reka wenda mpite mbijyana kuri ba bantu bacu babiri, ikibazo cyatangiye ari narengere umurima wawe gitangiye kuzanamo n'abandi bantu. Gitangiye kuzamo n'abandi bantu, uri buvuge ko umurima hatari mu kwanjye, nawe mpita mushyira ku ruhande tugiranye ikibazo. Ukuvugira numvugira nabo bwabo. Ba bantu rero babiri bacu twavuze n'abantu bari basanzwe ari inshuti, ya sano twari dusanzwe dufitanye. Twavuze turi abaturanyi, turagendererana, turasurana, turabyara tugahembana, turakoresha ubukwe, ukasaba iwanjye nkasaba iwawe. Ariko abantu bakagenda bakajya mu kabari bakanywa bagasinda, bamara gusinda bakashwana, by'abasinzi babiri, umwe agakubita undi icupa, icyaha kikaba kirabaye, icyaha cyo gukubita cyangwa gukomeretsa biturutse ku bushake. Abashinzwe gukurikirana ibyaha bagatangira inzira yo gukurikirana. Ubwo ikibazo cyatangiye bari babiri mu kabari. Iyo bidagezaho biba byamaze kubarenga. Umuryango wo kwa kanaka umenya ko kanaka yakubise umuntu wabo, wo kwa kanaka nawe ukamenya ko kanaka bayitwaye umuntu wabo mu nkiko. Rimwe na rimwe wenda akanakurikirana afunzwe, noneho bikabibaye bibi kurushaho. Nyirakabari n'abanyweraga muri ka kabari baje mu gutanga ubuhamya. Nabo bakabyinjiramo, utanga ubuhamya bw'uko ari wamukubise, utanga ubuhamya bw'uko yabeshya batamukubise, batazi aho yakomerekeye. Ubwo tumaze kurema ibice bibiri. Abana bacu biganaga ku mashuri bagasigara barwanirayo. Umwe ati papa wacu mwaramufungishije, undi ati ariko namwe papa wanyu mwaramukubise. Abadamu babo bahuriraga mu isoko bageraho bagatonganirayo, cyangwa nabo bakaba banarwanirayo. Icyo ndimo nshaka kuvuga nuko cya kibazo cyatangiye ari icy'abantu babiri. Rwose biturutse ku businzi, bidafite ikindi kibazo kindi bagiranye. Bimaze gukururiramo abantu benshi. Byakururemo imiryango, byakururemo abagore, byakururemo abana, byakururemo abaturanyi, basebukwe na nyirabukwe, nabo buri wese yafashe uruhande. Aho rero tugera ahantu, nubwo tuzajya kugera kuri cya cyemezo navuze kivuga ngo wowe uratsinzwe, wowe uratsinze. Usibye ko aho nyine biri n'ikundi, rimwe na rimwe wa wundi wakubiswe
we yanasigaye ahantu kuko byahise bifatwa n'urwego rwitwa ubushinjacyaha rumuhagarariye. Ariko tuzajya kugera kuri cya cyemezo kivuga ngo wowe uratsinzwe wowe uratsinze, tutagifite abantu babiri, dufite imisozi ibiri yabaye idahura, bamwe bagiye aha abandi bagiye aha. Noneho tukibaza tutese ubuse ni ubutabera bubaye? Yego mu buryo biremye butabera burabaye wakoze icyaha arahana, ariko inyuma y'ibyo dusigaranye imisozi ibiri itagihura. N'inzira zarahindutse. Ibyo rero ntabwo twavuga ngo ntabwo abantu bazongera gukurikiranwa, ntabwo twavuga ngo ntituzongera kugana inkiko. Ngira ngo nyakubahwa Vice Perezida w'urukiko rw'ikirenga yabigarutseho, arabivuga ati ntabwo tuvuga ngo tujye muri iyi nzira y'ubutabera kubera ko inkiko zananiwe cyangwa abacamanza batagishoboye gukora akazi kabo n'abandi bari mu runana rw'ubutabera, ariko nuko dushaka uburyo bwiza gusana rya sano. Urwo rubanza twarugira uhanwa agahanwa, ariko isano yarasenyutse. Niyo mpamvu dufite imiryango itakivugana, niyo mpamvu tugifite abo bantu benshi batandukanye, ahubwo ushobora gusanga bishobora no kurangira bivuyemo n'ibindi byaha. Babana navugaga bajya ku ishuri bakatongana, bashaka kurangira barwanya. Babagore abagabo babiri bashaka kurangira nabo bakoreyemo ibindi byaha. So ubwo rero mbisubirije hamwe cyo warumbajije bantu bacu babiri bakubitaniye mu kabari, ariko na cyane cyane nyine iryo zina ry'ubutabera sana. Ntabwo ari ubureba gusa ese yakoze iki, ese amategeko yavugaho iki, asakwiye guhabwa iki, ariko ni ubutabera bufite ku mutima iyo sano yari hagati y'abantu ikwiye kongera igahuza ya sosiyete yose. Niki twaba twarahombye mu buryo bufatika kuba tumaze imyaka igana gutya tukiri mu butabera nsenya sano, tukaba tugeze mu butabera nsana sano? Ibyo sosiyete nyarwanda yaba yarahombye mubibona muti? Ngira ngo sindi bujye kure cyane n'ubundi icyo nari mvuze. Icyo twahombye cyangwa nyine tunahomba muri ubwo butabera ni icyo ngicyo, dutakaza ikintu gikomeye cyane, dutakaza iyo sano. Tumenya uwahemutse, tukamenya uko ahanwe, tukamenya. Ngira ngo nigeze kugaruka ku kintu cy'uko hari igihe dusanga abantu babiri bagiye mu nkiko, urubanza rugacibwa bikavuga ko umwe atsinze undi atsinzwe, ariko ugasanga bombi ntawe unyuzwe nabyo. Na wa wundi urukiko rwemeje ko atsinze nawe akavuga ati ntabwo nyuzwe nabyo, ndacyashaka kuhabwa ubutabera. Ibyo rero biratwereka ngo harimo ikintu gikomeye. Ntabwo mu by'ukuri tuvuga ko ubu butabera dufite uyu munsi cyangwa se uburyo bwubatse ari bubi 100%. Oya, bwagiye budukemura ibibazo, buracyabidukemurira, buzakomeza kubidukemura. Ngira ngo nyakubahwa Perezida w'urukiko rw'ikirenga yabigarutseho, ariko icyo kintu nyine cy'iyo sano. Kandi ibi ngibi ngira ngo biri mu muco, biri mu mibereho y'Abanyarwanda kuva kera, ndetse twabigarutseho uyu munsi urebye itegeko nshinga ryacu, bamwe mu mahame rwose shingiro riteganya harimo gushaka ibisubizo by'ibibazo binyuze mu biganiro n'ubwumvikane. Ibyo rero dukwiye kubigira mu mpande zose, dukwiye kubigira mu buzima bwose bw'igihugu, harimo nyine n'ubutabera. Madame, niba mwumva neza nkurikije uko mubisobanura ku butabera twazaniwe birumvikana n'ubu butabera sana sano, mu yandi magambo muragira muti dusubiye ku isoko. Mu by'ukuri nicyo turiho dukora kuko mubirebye nyine iyi nzira yo kuvuga ati abantu bicarane, abantu bakemura ibibazo bitarinze gukuruka mu nkiko ngo bimara imyaka n'indi. Nta handi turabikura nyine mu muco wacu ku isoko kuva kera ko Abanyarwanda bamye bakemura ibibazo, ndetse n'uyu munsi uko nari bivuze ari amwe mu mahame igihugu cyubakiyeho yo gukemura cyangwa se gushaka umuti w'ibibazo muri ubwo buryo bw'ibiganiro bw'ubwumvikane, bitabayeho kwabaho gukururana no gukora ubwo buryo bumeze nko guhangana no kurwana. So navuga rero ko tusubiye ku isoko nyine kubera ko aho tubivoma ni mu muco nyarwanda, ni ibintu byahozeho n'ubundi. Ngira ngo twabigarutseho kuva kuri yo gacaca ya kera kugaruka ndetse kuri gacaca yatufashije cyane ya nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi kugeza uyu munsi. Ibyo bintu bisanga tubivoma n'ubundi mu muco wacu nk'Abanyarwanda. Dushobora kwisanga rero kwa kundi abantu bajyaga bijujuta bati hirya no hino mu nkiko hari mu magororo hari ubucucike. Iyi ngiyi mushobora simbibavugiye, ariko
mu ntekerezo yanjye ndabibona nkaho ari inzira yo kugabanya bwa bucucike. Iyi nzira yo gukemura ibibazo n'amakimbirane binyuze muri ubu buryo bw'ubwumvikane no bitisunze inkiko bizagira ingaruka nyinshi kandi nziza. Imwe muri yo niyo ngiyo, kuko nimba tuvuge twari bugira abantu 100 bajya mu nkiko bakamaramo imyaka 3-5 bariho baburana bava mu rukiko rumwe bajya mu rundi, nimba tuzagiramo 20, 30, 40 muri bo bavuga bati reka twicare dukemura ibibazo byacu, reka twicare dushake utujya hagati adufashe gukemura ibibazo tutagiye mu nkiko, birumvikana ko birahita bigira ingaruka yo umubare uri bujye mu nkiko. Muri babandi 100 tusigaranyemo 60 tuvuge. Ubwo rero birahita bigenda bijya no kubajya mu magororero. Ni ibintu bizagira vraiment navuga ngo ingaruka kandi nziza mu buryo bwinshi. Turavuga nyine gusa niyo sano, ariko bizanagira ingaruka ku nzego, ku mikorere, ku buryo busanzweho buriho. Bijyaniro naho waruvuze by'abajya mu magororero imibare izagabanuka, byumvikana ko izagabanuka kuko n'abazajya mu nkiko bazaba bakeya. Nta mbogamizi mubona iyi gahunda ishobora kuba yahura nazo, cyangwa se n'iki musaba abanyarwanda n'abanyamategeko muri rusange kugira ngo igende neza? Ndatekereza ko ikintu kimwe tusabwa twese, baba abanyamategeko baba n'abanyarwanda twese muri rusange, buri muntu wese muri twe, kuko buriya ubutabera ni ikintu kitureba twese mu buryo bumwe n'ubundi. Iyo utahuye nabwo urimo nk'ibyo twavugaga bareganye bagize gute, urumwe mu batuye ya misozi, urumwe mu batuye ya misozi bizagizeho bigakururiramo. Rero ikintu numva gikomeye cya mbere navuga ngo guverinoma y'u Rwanda yashyizeho iyo politiki, ni umusingi ukomeye, uzubakirwaho byinshi, uzubakirwaho amategeko, uzubakirwaho inzego n'imikorere yazo, ariko ikintu gikomeye kuri buri munyarwanda wese no guhindura imyumvire, kuko ubwo butabera nyine tuvuga twazaniwe bufite ukuntu bwaduhaye imyumvire yo kumva ko ibintu byose bigomba kurangira bibaye intambara mu rukiko. Reka mbabwire inkuru imwe. Numvise inkuru y'umuntu waturukaga ahantu mu ntara imwe agahora aza ahantu ku rukiko, buri munsi akavuga ati ngewe ndashaka perezida w'urukiko. Umuntu ngo aza kumaza ati ariko muzehe, yari umubyeyi ukuze, ngo aramubaza ati ariko kuhora ahangaha buri munsi urashaka iki? Aramubwira ati genda ndashaka perezida, ati mfite ikibazo. Noneho mu kumuganiriza aza gusanga ngo afite ikibazo cy'umuntu kimwe nigeze kuvuga cy'abantu babangikanye imirima. Aravuga ngo yaramurengereye. Ati se aramubaza, undi mu kumubaza aza gusanga rwose ni igice gito cyane, ngira ngo kitarimo na metero kare zingahe. Ngo amubwira ati igisuka. Aramubwira ati iminsi umaze uza ahangaha kuri urukiko byonyine amafaranga ukoresha y'urugendo yari bube yaraguze aho hantu nk'ahandi henshi hangana nkaho. Noneho uwo musaza ngo aramubwira ati ndabizi ariko nanga agasuzuguro. Nanga agasuzuguro. Urumva rero hari iyo myumvire yo kumva ko ikibaye cyose jewe ntansuzugure, tugomba kujya mu rukiko akamenya ko mutsinze. Undi akakubwira ati ntibashaka bazampe ni faranga rimwe wenda, ariko abimenye ko mutsinze. Rero iyo myumvire ndatekereza ko hari inzego nyinshi, hari uruhare rwa buri muntu wese n'inzego zitandukanye, ariko muri rusange nk'abanyarwanda ikintu gikomeye gishobora no kuba inkomyi kuri ubu buryo cyangwa se kuri iyi nzira yaba ari imyumvire. Tukwiye guhindura imyumvire yo kutumva ko ibibazo byose bikwiye gukemukira mu nkiko, dukwiye guhindura imyumvire yo kutumva ko ikibaye cyose wenda umuntu usagomba gufungwa, dukwiye guhindura imyumvire yo kumva ko twebwe babiri twakemura ikibazo cyacu, yewe se twakenera undi muntu wo gatatu wo kuduhagarara hagati akadufasha gukemura ikibazo cyacu. Nibwira ko iyo myumvire nimara guhinduka, amategeko azajyaho, imikorere y'inzego ziriho n'izizashyirwaho bizoroha, byaramaze kumva ko twese iyo nzira tuyirimo twese, nimba ariko navuga. Ese gahunda izageraho ibitegeko ko kuyicamo bitegetswe, cyangwa n'ukwinginga, cyangwa bizaba itegeko ko abantu bayinyuramo? Ntabwo uyu munsi navuga ngo bizagenda gute, kuko nk'uko n'ubundi byagarutsweho bimeze nk'aho biri mu itangira, hamaze gukorwa byinshi, ariko kandi urugendo ruracyari rurerure. Twavuga ko bikiri mu igerageza.
no ntabwo bikiri mu igerageza kuko ukurikije uko byagiye bitangira twagumye twumva kuva 2022 izo politike zijyaho kugeza uyu munsi baye imyaka 4 ntabwo mu by'ukuri tukiri mu igerageza ariko uko bizagenda byevuriwa ngira ngo mwigeze kumva umunyeshuri umwe abaje ikibazo kijyanye wenda n'ibyaha bashinja cyane abagenza cyaha bashobora kuba bakungaho abantu ni ibintu bizagenda biza hakorwa byinshi hashyirwaho byinshi uyu munsi uro kuvuga ngo ese ngo bizageraho biba itegeko cyangwa se bizaba ubushake numva naba nihuse cyane kugira icyo mbivugaho yego murakoze cyane mu buryo bwa kimwuga murabona muradusanishiriza mukavuga muti ni nko gusubira ku isoko gacaca yacu ya kera tugaruka no kuri gacaca ya nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 byagenze neza muri gacaca ariko bakavuga bati nta byera ngo de hakozemo abantu batize mudusobanurire uburyo bwa kimwuga buteguye bute ahangaha mu rubo butabera sana mu buryo bwa kimwuga birumvikana ko nubwo tuvuga ko dusubira ku isoko tukavomayo ntabwo mu by'ukuri twavuga ko bigiye kujya gukora nk'uko byakoraga mu 1700 sosiyete yarevuriwe ibibazo ubwoko bw'ibibazo biriho uyu munsi ntabwo ari byo byari biriho icyo gihe ndetse nk'uko byagenda none bigarukaho turabikora bibangikanye n'ubutabera n'ubundi dusanganywe dusanganywe rero icyo waruvuze cya kinyamwuga navuga ko kimwe naha duhagaze uyu munsi muri ADR Center icyo ubwacyo ni icyerekana ko nyine harimo uburyo bwo kubihinda isura turiho turavoma ku isoko ariko tukanabijyanisha n'igihe tugezemo kimwe n'iyi centre turimo uyu munsi ifite abakozi b'abanyamategeko bize amategeko baturutse mu nzego nyinshi zitandukanye nanone ziri muri urwo ruhando rw'ubutabera ariko ikindi cya kabiri nanavuga hamaze ubu ngubu guhugurwa umubare munini w'abantu bitwa abahuza mediators bari professional cyangwa se babyigiye icyo nacyo ni ikigaragaza nanone iyo side nyine y'ubunyamwuga wenda bitandukanye nkuko twe tuti mu 100 ngahe babaga ari abantu batize batazi amategeko yewe n'amategeko ubwayo ntiyari ahari icyo gihe yari ahari mu buryo bwayo navuga bw'umuco ariko nta yari yanditse nkayo dufite uyu munsi rero ibyo nabyo ni ibintu biriho bigenda bikorwa muri rwa rugendo rwose hakorwamo byinshi navugaga amaze guhugurwa abanyamategeko benshi yewe si n'abanyamategeko gusa harimo n'abandi bantu bo mu bizi bindi bitari amategeko ariko bahawe ubwo bumenyi bwo guhuza ukamenya uti urugero si abantu babiri baje bakaza bari babyumvikanye ariko bakagera umwe agatangira kujya hejuru n'ubundi bikaba nk'intambara ese ubyitwaramo gute donc ibyo byose barahari bamaze guhugurwa ndetse n'ubu ngubu hari abandi bagikomeza guhugurwa ibyo rero birumvikana hanyuma kandi hariho n'uburyo amategeko agenda biteganya uburyo bikorwa ese wenda ibihe bikorwamo ni ibintu bizakorwa navuga ngo mu buryo buvoma mu muco ariko kandi bunanone bunahuje n'igihe turimo n'iterambere tugezemo bazamuye ikibazo cyo wakwita nk'imbogamizi gukeka aho iterambere ryerekeza bakavuga bati ko AI yakamije cyangwa ubwenge bukorano ubumenyi bukorano ahangaha muzahitwara burya yabarije n'abantu benshi mwabasubiza ubwenge bukorano nisi turimo nisi turimo ni igihe nta naho twayihungira usanga iriho iragenda itwinjirana mu buzima bwacu bwa buri munsi ariko buri ikintu gikomeye nk'uko nari mbivuze ntituriho turavoma mu muco ariko ntabwo tukibifite nk'uko twari tubifite mu 1700 turimo turagenda nyine tugerageza kubuza n'igihe turimo niyo mpamvu tuvuga ngo ntitukijya gushaka ba bantu nk'abo twari dufite icyo gihe uyu munsi dufite abahuza babyigiye bazi ubwo buryo bwo guhuza abantu tekereza ko ari kimwe n'ubu bwenge bukorano buhangano nabwo usanga butwinjira mu buzima bwose ariko uko tugenda tubwinjiramo buriya nabyo dukwiye kubyiga ahubwo ngira ngo ubu ngubu abazi guhita bajyana n'ibintu batangiye kubyiga bazi ibyo gukora bazi uburyo bashobora kubukoresha mu buzima bwa buri munsi mu kazi mu bundi buzima bwose bwa buri munsi igikomeye kirimo n'ubundi ni icyari cyavuzwe cyuko buriya ntabwo ibintu isi iratwihutana sirihuta genda izana amajyambere genda izana byinshi bitandukanye nk'ibyo nyine by'ubwo bwenge
ikikomeye ni ukumenya ngo tubirimo ntaho turi bubihungire nta nubwo turi bufunga amaso ngo ntitubibona ahubwo twinjiremo tubyige tumenye tutese ni ibiki aho ni naho tumenya tuti ese turakuramo iki ese turirinda iki ikibazo cyari cyabajwe bavuga bati ese tuzagumana za ndangagaciro zacu gute muri iyo si nyine y'ubwenge bukorana ariko ibyo byose ni ibintu n'urugendo uko buza uko tugenda tubona butwinjirana niko tumenya tuti dukwiye kubukoresha gutya kugira ngo tubinde indangagaciro zacu turabukoresha kugero kingana gutya cyangwa se turabwinjiramo kugera kingana gutya hanyuma ibindi tubyirinde so naho nisi turimo niho tugana ntabwo dufite kubuhunga murakoze cyane to the entire Ministry of Justice and the partners that have made this come into fruition. Now we are transitioning to the last segment of our remarks today. And as I said, we have the guest of honor, the Deputy Chief Justice. My Lord, the Honorable Chief Justice will be giving us the last remarks and the closing remarks. And as he comes, please, we've been seated for quite long. Please rise up, and then we give him a round of applause, and then he'll sit in that way. We've been sitting up here, sir. He'll stretch a bit as we clap, and we appreciate him as he comes here. Thank you so much, my Lord, Deputy Chief Justice. Please be seated. Thank you, MC Inspector Addison, Honorable the Permanent Secretary in Minjust and the Solicitor General, the Country Director of ALAT International, heads of institutions in the justice sector, or their representative. I see the Rwanda Forensic Institute, I see the RIB, I see the representative of RCS, I see the chairperson of Rwanda Law Reform Commission, I see the representative of Rwanda Human Rights Commission, and etc. Deans of law faculties in higher learning institutions here present, development partners here present. We are still in the morning, as said my predecessor, so good morning. It is my great honor to stand before you today on this important occasion as we launch the alternative dispute resolution clubs in our schools. This moment marks yet another significant step in Rwanda's journey toward building a more peaceful, just, and cohesion society. Ladies and gentlemen, alternative dispute resolution, it remains alternative because we still have the classic one. So the ADR has become an essential pillar of justice in Rwanda. This form of dispute resolution rooted in our culture values of dialogue, consensus, and community harmony. It reflects the spirit through which Rwandans have long resolved the disputes through understanding rather than confrontation. This approach is firmly anchored in our legal framework as the Constitution of the Republic of Rwanda in Article 10 explicitly promotes that the amicable settlement of disputes as fundamental principle. Over the years, Rwanda has made remarkable progress in institutionalizing ADR, particularly following the adoption of ADR policy, as mentioned my predecessors on mic. This progress reflects our country's firm commitment to delivering accessible, efficient, and people-centered justice. Equally important is the legacy of Gacaca Court, which provided to be a transformative
game-changing mechanism in delivering restorative justice in aftermath of the 1994 genocide against the Tutsi. Gacaca not only addressed an overwhelming number of cases, but also promoted truth-telling, accountability, reconciliation, and community healing principles that continue to shape and inspire modern ADR practices in Rwanda. Today, the judiciary of Rwanda continues to spearhead key ADR processes that have transformed the justice landscape. Court-annexed mediation has enabled parties to resolve dispute amicably, either before or during court proceedings, thereby reducing case backlog while reserving relationships. Plea bargaining has significantly enhanced the efficiency of criminal justice system by expediting case resolution while safeguarding fairness. Additionally, victim offender mediation has created a platform for dialogue, accountability, and healing, fostering reconciliation where it is appropriate and possible. These mechanisms are not merely legal tools, they are pathways to restoring trust, promoting mutual understanding, and strengthening social cohesion. Distinguished guests, the introduction of ADR clubs in schools is both timely and visionary. By nurturing our culture of dialogue and peaceful conflict resolution among young people, we are making a deliberate investment in the future of our nation. These clubs will serve as practical platforms where students develop essential life skills, communication, negotiation, empathy, and critical thinking. Through ADR clubs, students will not only learn the principles of justice, but will also practice them in their daily interactions. We are confident that these clubs will empower young people to become ambassadors of peace within their schools, families, and communities. They will grow into responsible citizens who choose dialogue over conflict and solutions over divisions. This initiative will not have been possible without the strong collaboration with the key partners. Allow me to express my sincere gratitude to the Ministry of Justice for its leadership and the unwavering commitment to strengthening the justice sector. I also extend heartfelt appreciation to Alert International for their valuable partnership and the continued effort in promoting peace building and conflict resolution initiative in Rwanda. Your collective efforts have made this vision reality, and today marks the beginning of what promised to be truly transformative journey. Ladies and gentlemen, as we leave this, please let us take in mind that peace is not merely the absence of conflict, but the presence of justice, dialogue, and mutual respect. Let us continue to work together to instill these values now and to the coming generation. So a small message in our mother tongue you to our Gen Z. Iyo dushishikariza abantu kunyura muri iyi nzira y'ubwumvikane mu gukemura
amakimbirane abantu baba bafite. Hari abashobora kwibaza bati ese ko inkiko zihari, abacamanza ko bahari, abashinjacyaha ko bahari, ko ari cyo bahemberwa kandi ko babyigiye. Ndaheraho mvuga no ku kibazo cyabajijwe n'umwe mu babajije ikibazo hano imbere, kwibaza muti kubera iki mukangurira abantu kunyura muri ubwo buryo bwo kwikemurira amakimbirane kandi muhari aricyo mwaherewe akazi. Igisubizo ni kimwe, nuko nkanjye nk'umucamanza ntabwo akazi katunaniye, ariko iyo duciye imanza hakavamo utsindwa hakavamo utsinda, utsindwa akazamuka mu bujurire kubera ko atanezerewe. Chairperson wa Royal Commission yanabivuze ko hari n'igihe nuvuga ko n'urukiko rwavuze ko yatsinze nawe ajurira. Twebwe nk'abacamanza ntabwo biba bitunejeje, tuba twumva tutageze aho tugomba kugera, tuba tumva tutatanze ubutabera bwuzuye. Ko iyo nyuma y'icyemezo dufashe hari ugenda nungunitse, n'uwo twitwaga ko twakemura ikibazo twita ko yatsinze, nawe aheraho akongera akajurira ko atahawe ubutabera yumva yarategereje. Ntabwo nk'abacamanza twumva twishimye. Nk'abanyarwanda twishima cyangwa se twakwishima iyo impande zombi zifitanye ikibazo, zifitanye amakimbirane, zitandukana zinezerewe. Uburyo rero zitandukana zinezerewe, leta y'u Rwanda, guverinoma y'u Rwanda yaricaye nkuko bakomeje kubivuga bambanjirije, yadopta police ya ADR, haba muri criminal matters haba muri civil matters. Ikigenderewe nuko abafitanye ibibazo bagira uruhare mu kubikemura. Iyo bombi bagize uruhare mu kubikemura, basohoka nta utsinze, basohoka nta utsinzwe, basohoka bombi ari winners. There is no winner, there is no loser. It's a win-win situation. Nuko nguko twifuza ko ariko byagenda, ariko ntabwo ari ukuvuga yuko inkiko twifuza ko zahagarara. Oya, dushishikariza abantu kunyura muri ubwo buryo bwo gukemura amakimbirane, ariko ntitubibahatira. Ni ugushishikariza, ntitubibahatira. Uwumva yanezezwa nuko ikibazo cye cyakemurwa n'urukiko, we are ready. Uwumva yanezezwa no kugira uruhare mu ikemurwa ry'ikibazo cye, abo niyo nzira tubashishikariza. Hari wabajije ikibazo wa nyuma, ntabwo numvise igisubizo, wenda nari ndangaye musore, igisubizo Chairperson wa Royal Commission yamuhaye kubirebana n'imanza muri criminal procedure, aho yavuze ko les articles ko iyo umushinjacyaha cyangwa umugenzacyaha yakiriye dosiye, kimwe mu byemezo afata ari ugushishikariza abantu kumvikana, ariko iyo nzira ikaba ireba gusa abakekwaho ibyaha bitarengeje igifungo cy'imyaka 5 mu gihe cyabahama. Akibaza impamvu iyo nzira idashobora no gukoreshwa ku bindi byaha. Hari aho mugenzi wanjye Chairperson yashubije yuko iyi ni inzira, it's a process, ni inzira ikomeje, ni urugendo. Igihe legislator yazumva agomba no ku-extendinga
ku bindi byaha ku byaha birushijeho ubukana it will be a choice, ariko for the time being nuko nguko bihagaze. Ariko muri EDR ntabwo bihagarariraho, hari uburyo bubiri. Hari ubwo buryo nyine buteganywa n'itegeko yavugaga bwo dukunze kwita ko ari victim offender mediation. Uwakorewe icyaha n'uwakimukoreye bashobora guhura bakumvikana ku buryo ikibazo bagiranye cyakemuka, ariko kuri ibyo byaha bitoye nyine kiramutse gihamya wagikoze kitarengeje imyaka 5. Ariko hari ubundi buryo bwa plea bargaining bwo budafunze ku buremere bw'ibyaha. Plea bargaining ni ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha bukorwa hagati y'ukekwaho icyaha n'ubushinjacyaha. Iyo nzira yo irafunguye ku byaha byose kugeza no ku birengeje imyaka 5. Iyo nzira rero nayo dushishikariza abakekwaho ibyaha baba bari mu magororero kuyigana, kuko iyo bayigannye bitewe na appreciation y'ubushinjacyaha, bitewe n'ukuntu umuntu yemeye icyaha, bitewe n'ukuntu yicuza, ubushinjacyaha bushobora kumusabira igihano gitoya ugereranyije n'icyo itegeko ryateganyirizaga icyaha yakoze. So to be brief, ntabwo itegeko rifunze kubirebana na EDR mu manza nshinjabyaha. Kubirebana na victim offender mediation ni ku myaka 5, ariko kubirebana na plea bargaining rwose abantu nanjye kuvuga abantu bakora ibyaha, abantu bakoze ibyaha bashobora kugana iyo nzira kugira ngo cases zabo zihute kandi nabo bumve bakiranutse n'umutima wabo. So ngarutse inyuma rero gushishikariza abantu kunyura muri iyi nzira, ntabwo ari uko inkiko zananiwe, ntabwo ari uko ubushinjacyaha bwananiwe. We are ready to perform our duties, ariko turashaka nuko n'abafitanye ibibazo n'abafitanye amakimbirane bagira uruhare mu gukemura ibyo bibazo byabo. Ikindi kandi inyungu yabyo nuko iyo biciye mu nzira ya adjudication isanzwe hakabaho kutishima, hakabaho kujurira, niho usanga imanza zitsindagiye mu nkiko, ugasanga abantu badahawe ubutabera mu gihe cyihuse, bikaba abantu bakaba bagira impression ko inkiko zatanga ubutabera, ariko ni ikibazo cy'uko amadosiye ari menshi. Iyo binyuze muri ubwo buryo ikibazo kiba gikemutse once for all, nta bujurire bubaho, imanza zirihuta. So ntafashe umwanya munini rero ndagira ngo nshimire mwese mwitabiriye uyu muhango, kandi nshimire n'abagenzi bacu b'abanyeshuri b'urubyiruko initiative bagize yo gushyiraho izi clubs mu mashuri yaba secondary yaba na universities. So thank you for your kind attention. All right, one more time, please appreciate the guest of honor, Honorable Deputy Chief Justice, for the elaborate. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Dolisi Umuhezimana, nkaba ndi chairperson wa ADR Club muri kaminuza ya UNILAC Rwamagana campus. Nanjye nishimiye kuba narindi hano uyu munsi. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe. Kucyo navuga ku kijyanye na ADR ni ukuvuga ngo iyo bije mu bintu by'amategeko cyangwa mu butabera, akenshi abantu babyumva ukundi. Haba hariho icyo bita ngo ndatsinda wowe utsindwe, ariko muri ADR kuko ni uburyo
ibibazo bikemuka nyamara ku mpande zombi babyumvikanyeho. Ni ukuvuga ngo impande zombi rero ni win-win, hose baratsinda. Igitekerezo cyaje gute kugira ngo mwinjire mu buhuza mukiri batoya mukiri ku ishuri, byatangiye biti? Mbere na mbere niga amategeko. Iyo rero wiga amategeko uba waragize umugisha wo kumenya byinshi. Rero ADR mu murongo w'igihugu cyacu tugomba kwimakaza ubumwe. Rero muri ubwo bumwe tugomba no guhera mu mategeko. ADR izi imbere kubera ko idufasha muri byinshi, iturinda gusiragira mu nkiko, kandi hari benshi bavuga ko imanza zabo zitinda, ariko muri ADR abantu bashobora kwicara bakaba baganira uburyo ikibazo cyabo gishobora gukemuka, cyangwa se hakitabazwa n'ubundi buryo bw'uko hazamo abahuza. Hanyuma iwanyu muri Iraq campus ya Rwamagana ni bangahe muri club? Kugeza ubu ngubu club yacu ifite abanyamuryango basaga 80. Muterana mute dukwiriye umunsi wanyu, mbese club yanyu ikora iti? Twebwe abaskuti twavuzaga isifuri, nibwo bigenda bite? Okay, uko nabibabwira aho ngaho ni ukuvuga ngo tugendera muri gahunda ya leta. Ni ukuvuga ngo hari gahunda y'inteko y'abaturage iba kuwa 2 wa mbere w'ukwezi ndetse no kuwa 2 wa 3 w'ukwezi. Rero muri iyo minsi nkatwe turagenda tugahura n'abaturage. Mujya mu nteko namwe muri abanyeshuri? Yego. Tukabasobanurira amategeko, dukunze kubigisha ku itegeko ry'umuryango, itegeko rirebana n'ubutaka. Hanyuma rero abaturage bakatubaza ibibazo badasobanukiwe. Ikimuhera ku iry'umuryango n'iry'ubutaka kagira inkuru, ikimuhera ayo mwibanda kuri ayo? Umuntu ikimugize nuko afite umuryango akomokamo. Rero ibintu byose biba bifite imizi mu muryango, niyo mpamvu duhera mu muryango. Iyo umuryango umeze neza, ubuzima bw'igihugu buba bumeze neza. Hanyuma twagera ku butaka, buri muntu wese aba ku butaka, kandi nta muntu buryo udakora ku butaka. Yego. Ariko twongeremo na gahunda yo kubahugura ku bijyanye n'ihohoterwa. Yego. Ibyo byose rero ni gahunda tugenda twongera. Mugeze mu nteko? Iyo tugeze rero mu nteko, mwese mujya muri imwe cyangwa mugabana utugari mu murenge? Yego, ni ukuvuga ngo mu turere tugize Rwamagana, imirenge mu mirenge, ni ukuvuga ngo tugenda tureba ese twajya hehe. Yego. Ni ukuvuga ngo tugenda dukurikije aho tubona badukeneye cyane. Yego. Kuko mumaze kujya nka hehe, bivuge nk'ibyabaye byibura n'ibyo mwahumviye. Ibyinshi ibyo tuhumvira byo ni byinshi. Yego. Ibyo tuhumvira ni byinshi twunguka mu bumenyi, kandi tukanabafasha. Nka kaminuza tuba dufite ishema ry'uko akagari mwagiyemo n'icyo wahumviye tubiri sava. Okay. Hari akagari amazina ntabwo mu murenge ntabwo ari ngombwa ko nyavuga, ariko ibibazo byinshi byari byerekeranye n'izungura. Abana bavuga ngo ababyeyi babimye iminani, ariko burya no mu itegeko bashaka kuzungura ababyeyi bagihari. Yego, ugasanga abantu bari kwitiranya impano, izungura n'iragi. Iryo ni rya tegeko ry'umuryango. Yego. Bashaka kuzungura ababyeyi bagihari. Yego. Kandi bidashoboka. Ugasanga umubyeyi arashaka ko umwana amuzungura kandi nawe akiriho. Urumva rero aba ari ibintu usanga abantu badasobanura. Umusanzu wanyu wagenze ute? Umusanzu wacu icyabayeho twarabasobanuriye, tubasobanurira ibyo byose, irage, izungura, barabisobanukirwa. Abari bafite ibibazo tugenda tubakurikirana. Bisobanukirwa ni kimwe, kubyumva ni ikindi, no kubishyira mu bikorwa ni ikindi. Byagenze bite? Kubishyira mu bikorwa ni ukuvuga ngo baradusanga tukicara. Mbere na mbere ibibazo bigomba gukemukirwa mu nama y'umuryango. Ikibazo cyo mu muryango hagomba kubanza inama y'umuryango. Rero abo baturage twarabanje tubohereza mu muryango, kandi koko barabiganiriye birakunda. Umunyamategeko w'igihe kizaza, ubona utimanza hagati y'abantu bafitanye isano
kuko iyi nsanasano turimo niyo abadafitanye isano kandi twabonye ko birangira imisozi idahura. None urubanza hagati y'abantu bafitanye isano, umugore n'umugabo, umubyara na mubyara, mushiki na musaza, umwisengereza na nyirasenge, ubibona gute ubihuza n'iyi nsanasano n'igihe kiri imbere? Uko mbibona ubutabera koko izina rigomba kuba ingiro. Ni ukuvuga ngo mbere na mbere icyo mbona ejo hazaza ni uko buri munyarwanda wese duhereye mu miryango tugomba kumva isano dufitanye mbere y'uko tugirana ibindi bibazo, kandi tukamenya ko ibibazo byacu burya bigomba kubanza gukemuka hagati yacu. Ariko mu gihe byarenze, kuko ngo baca umugani ngo ntazibanya zidakomanya amahembe, mu gihe byarenze tugomba kwitabaza inkiko. Bakoze cyane.